Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizaho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe uhita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, B iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta nzira ihari. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni B. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Urasoza kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo bugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe iki? A, kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, B, guhagarara aho bageze, C, koroherana, D, gukuraho inkomyi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni C, koroherana. Mugeze ahantu mugasanga umuhanda urafunganye, munyuranyeho mwatezanya inkomyi, mutegetswe koroherana. Koroherana ni kwa kundi ibinyabiziga bihurira ahantu hafunganye, wowe ukaba wahagarara ukabanza ukareka akabanza agatambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe, cyangwa ukaba usubiye inyuma gato ukabanza ukamuhizira agatambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Biriya nibyo bita koroherana. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, nta na rimwe biba byemewe ko uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Guhagarara aho bageze, mwahagarara mukazahava ryari. Gukuraho inkomyi ni nko kuva mu binyabiziga mugasiza umuhanda mukawongera, wamara kuba mugari mukabona kubisikana mukagenda, nabyo ntibishoboka. Ikintu kiba gishoboka cyonyine ni ukoroherana. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe, mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo udatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira. Ugeze ahantu usanze umuhanda urafunganye, uba ushobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? A, umuvuduko w'abanyamaguru, ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B, ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda wacu ni mugari cyangwa urafunganye? C, umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru babiri cyangwa hari abanyamaguru bane? D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko ntabwo biba byemewe kujya mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe ko umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho byose ntabwo biba byemewe. Ndizera ko uramutse D, ndizera ko uramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose ntiwagenda uri kuvuza amahoni, hari aho biba bibujijwe. Hehe? A, ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, birumvikana ni ahantu basengera. B, hafi y'ibitaro. C, hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Kuvuza ihoni biba bibujijwe hafi y'ibitaro. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri muzima, kumva hari ukuntu bigenze. Noneho bazi hafi y'ibitaro harimo abarwayi, rero biba bibujijwe kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Ndizera ko waramutse B, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi intego yacu ni gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? A, amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. B, amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. C, imyaka 2. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, na B, amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, bikaba ari ibisubizo bya nyabyo, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Noneho ukibuka ko ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Noneho icyo cyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga baguhaye yari ku binyabiziga bikora ubucuruzi, kimara amezi 6 ukazabona kujya gushaka ikindi. Abari ku binyabiziga bidakora ubucuruzi kikamara amezi 12. Ndizera ko uramutse D, ndizera ko uramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande 3, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ntihasohokerwa ibumoso mu nzira banyuramo bazengurutse. B, umuhanda udakomeza ibumoso. C, nta nkengero y'umuhanda yegutse iri ibumoso. D, birabujijwe gukata ibumoso. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni D. Birabujijwe gukata ibumoso. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Uri kubona harimo agafresh gakata ibumoso ariko gacishijemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba kivuga ko bibujijwe gukata ibumoso. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo uzi itsinda icyapa kibarizwamo, binagufasha kumenya igisubizo cya nyacyo. Ibyapa bibuza birabujijwe gukata ibumoso. Urumva ko birajyanye, uhita uhitamo D rero. Ndakeka ko waramutse D, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, nyandikira kuri WhatsApp nimero zanjye mba nazibahaye nk'uko video y'amoko atanu n'ibyapa byo ku mihanda, usoze kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga. B, kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. C, gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda mu gihe kuri direct kutubwira ngo gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Uba ugomba kugabanya umuvuduko ugasiga n'umwanya uhagije kugira ngo mudatezanya ibyago hagati y'ibinyabiziga byombi. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kandika ku gapapuro. Tari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agenda inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho yakora iki? Uri kugenda inyuma y'ikinyabiziga, uri kugenda inyuma y'ikamyo, uri kugenda inyuma ya yutongo, ariko adateganya kuyinyuraho. Uba ugomba gukora iki? A, kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. B, kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. C, gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho. D, gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Uguma inyuma yacyo ukemerera ibindi binyabiziga gutambuka kugira ngo utabangamira imigende isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kandika ku gapapuro. Tari wahisemo, ibibazo biragaruka n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite kiba giteye ku buhe buryo? A, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. D, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Bakoresha icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kiba gifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura. Kuvuga mu ibara ritukura ni kimwe no kuvuga ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera ni kimwe no kuvuga ngo ubuso bw'umweru, ikirango cyo aba ari umukara. Akenshi impamvu bagishyiraho ubuvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Murabizi amategeko yo mu nzira y'icyerekezo kimwe atandukanye n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo. Mu nzira y'icyerekezo kimwe iyo uri kugenderamo nta kinyabiziga mwigera muhura. Mu muhanda ubisikanirwamo iyo uri kugenderamo hari ibinyabiziga biba biri guturuka mu kindi cyerekezo biza bigusanga. Rero bagashyiraho kiriya cyapa kiburira cya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara, bakubwira ko ubwo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo kugira ngo umenye ko ugomba kwitonda. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura iki? A, ibinyabiziga birenze kimwe. B, ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri. C, ibinyabiziga birenze bibiri. D, B na C nibyo. B, ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri, na C, ibinyabiziga birenze bibiri, bikaba ari byo bisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga birenze bibiri. Kiriya kinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa. Bino binyabiziga bikururwa n'inyamaswa kenshi byakundaga gukoreshwa mu biriya bihugu byo mu butayu bwa Sahara muri za Egiputa. Ubona ko hari ibintu by'ibigare bazirika ku nyamaswa. Rero ikinyabiziga kiziritse ku nyamaswa, iyo nyamaswa ntibigomba gukurura ibinyabiziga birenze bibiri. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kandika ku gapapuro. Bibuza ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha amasaha yariyo yose wabonekaho, haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe.
ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni kuri 0789 twakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho, ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, akazamuka gashinze cyane. B, umuhanda utaringaniye ibumoso. C, ahantu umuhanda umeze nabi. D, ahegereye utununga aribyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo dodane. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, akazamuko gashinze cyane. Kino cyapa iyo kibonye ubugiye kugira ahantu haterera, ahantu hazamutse cyane. Rero ndakeka ko waramustamo A, akazamuko gashinze cyane. Ndizera ko waramusikiyandika ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Kino cyapa ntabwo kizaba gishinze aho hantu hari akazamuko gashinze cyane. Oya, uzakibona mbere kugira ngo uze kwagera warushijeho kwitonda. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikiyandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara kanya kanini ahakurikira. Kiba kibujijwe guhagarara kanya kanini hehe? Ko murabizi hari ikinyabiziga cyahagarara ijoro ryose, hari ikinyabiziga cyahagarara ahantu amanywa yose, ariko kikaba kibujijwe guhagarara kanya kanini ahakurikira. A, ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Uba ubujijwe guhagarara kanya kanini ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, cyangwa ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Hakaba ari nka kiriya cyapa kiba cyanditsemo pa gishijemo umurongo ubereretse utukura kivuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Urumva ni ikimenyetso kibuza cyabugenewe. Cyangwa aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, naho uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Niyo mpamvu duhisemo D, ibisubizo byose nibyo. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ibyo bibaho se? Bibaho byabaho ryari? A, mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho byo biba bishatse kuvuga ngo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wacana amatara yose ndangacyerekezo aribyo mwita ibinyoteri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, wenda ikinyabiziga cyawe gishitse feri, ndetse no mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago abandi bagenzi cyangwa abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ko mu kibazo cyacu baduhaye ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogramu 3500 ni noye muvuduko A kilometero 60 mu saha, B kilometero 40 mu saha, C kilometero 75 mu saha, D kilometero 20 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni se kilometero 75 mu isaha ku mavatiri y'ifasi. Noneho imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu isaha. Ziriya zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, muri make zigenda ziri kwiceka, aba ari kilometero 25 mu isaha. Ibyo byose ni ibibazo babaza babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira: hehe, a imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, be mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi na B mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Aho ni kuri C. Mugiye kuri direct tubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uba ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ntiwagenda ngo uparike ikinyabiziga cyawe umwanya munini mu mwinjiriro w'isoko no mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Muzabirebe neza iyo uri kugenda mu muhanda, iriya mirongo iri ku nkengero z'umuhanda iyo icagaguye wahaparika ikinyabiziga cyawe umwanya muto cyangwa munini, ariko iyo idacagaguye uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya muto n'umunini. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Kuri B niyo bavuga ngo umuhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye, bakavuga ngo icagaguye, uzahitamo A gusa. Niyo bavuga ngo idacagaguye uzahitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ndizera ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yegenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni nubuhe buremere? A toni 20, B toni 16, C toni 12, D toni 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, toni 12 ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3. Imitambiko 3 ni ngo niba hari umupine umwe iburyo undi uri ibumoso, kiriya cyuma kiba kiri hagati kibihuza nicyo bita umutambiko. Ngo kino kinyabiziga gifite imitambiko 3 kibazaba gifite amapine 6. Toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Ndizera ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoroki kure n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira: umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akwereka ko ashaka kugudepasa, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Kugira ngo umwereke ko wabibonye ukoresha itara. Murabizi mu muhanda ntabwo ugenda uri guhamagarana n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, mukoresha ibimenyetso. Rero ukoresha hano itara. Iryo tara riba rifite amabara asate: A umuhondo, B icyatsi kibisi, C umweru, D umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B icyatsi kibisi. Ukoresha itara risa icyatsi kibisi. Hari igihe bakubaza ngo none iyo tara riba rigomba kuba riri he ku kinyabiziga cyawe? Ni inyuma ahegereye ngo n'ibumoso ikinyabiziga niho rishyirwa rino tara y'icyatsi kibisi, ukarikoresha
wereka umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kukunyuraho ko abonye ikimenyetso cy'uko ashaka kukunyuraho. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo cyavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga: A, amapikipiki; B, velomoteri; C, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, velomoteri. Velomoteri niyo igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Yavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ariko ujye wibuka ko ibinyabiziga ndakumirwa ndetse n'ibinyabiziga bikora ku mihanda bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Cyavuze ihoni ugahita umenya ko ugomba guhita utanga inzira. Ndakeka ko hano waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri; B, iteme rinini kandi rirerire; C, ifungana ry'umuhanda; D, iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere, rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu fungana ry'umuhanda. Tuzabyita ko ari ifungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwateje ifungana ry'umuhanda babyita ko ari ifungana ry'umuhanda wakayira gasatira umuhanda iburyo. Ari uruhande rw'iburyo rwonyine rwagize uruhare mu fungana ry'umuhanda. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso rwagize uruhare mu fungana ry'umuhanda rwonyine bakabyita ngo ni ifungana ry'umuhanda wakayira gasatira umuhanda ibumoso. Impande zombi iyo zagize uruhare mu fungana ry'umuhanda usubiza ko ari ifungana ry'umuhanda. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Tujyamo kwata n'ibyapa byo ku mihanda, ndizera ko wayabonye. Utari wayibona so kwitubicano yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo ibyapa byere kujya bikugora, kuko bakunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi kirabaza ngo imirongo y'ingabo zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6 impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se n'igihe cy'imvura hari ibihu byinshi cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi cyangwa se ni nijoro, bano bantu iyo bari kugenda mu nzira nyabagendwa imbere bagaragazwa n'itara ryera, naho inyuma bashyiraho itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'utu dutsiko burenga metero 6 no mu mpande hari ukuntu bagaragazwa gute mu mpande? A, itara rimwe cyangwa menshi yera; B, amatara menshi y'umuhondo; C, amatara menshi asa n'icunga rishije; D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Mu mpande zatwo zigaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi
yera. Amatara menshi y'umuhondo cyangwa se amatara menshi asa n'icunga rihishije, naho imbere ho bashyiraho itara ryera, inyuma bagashyiraho itara ritukura, ariko no mu mpande hari ukuntu hagaragazwa uburebure bw'iyi mirongo burenga metero 6. Ndakeka ko waramutse mode, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bakiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizamini. Ukeneye kode tubwira ubwoko bwa kode ukeneye, tubwiye se niyo kuri kategori aribyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kategori, mu kinyarwanda ni uruhushya rwa burundu, cyangwa se ni ku ruhushya rw'agateganyo aribyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri provisoire. Tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga tubwira uburyo ushaka kwigamo, ese ushaka kwiga turi kumwe cyangwa ushaka kwiga mu buryo bwa online, aho hose turakwigisha ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Wowe twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 tukwigishe. Ukeneye kwiga mudasobwa tubwire tuze tukwigishe mudasobwa aho waba uri hose hano mu mujyi wa Kigali, ni kuri 0789 Hari ikibazo wagize mwa kino kizamini, nyandikira cyangwa umpamagare, nimero mba nazibahaye nkusobanurire. Serivisi yo gusobanura ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizamini iba ari ubuntu. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.